Yesu reka nagire mbifurize kugira ibihe by'inshuti bakunze bava n'imwe mu muryango mugari wa Irene Plus Info One tudasiba kubana mu munsi mu makuru yacu agiye atandukanye. Rero turagarutse muri uyu mugoroba bikabyica mutse n'igitondo bitewe naho udukurikiranye uherere kugira ngo turebere hamwe amakuru menshi cyane agiye atandukanye nkomeje kugenda nakira ndetse nanumva mu buryo butoroshye habe na gato atari meza nanone akongera akaba meza bitewe n'uburyo ki uyu muntu cyo twagarukaho ari umuntu wakogiye akora ibikorwa bigiye bitandukanye birwanya ubutegetsi bwacu ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda ubutegetsi bwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame ayobora. Kayumba Nyamwasa amakuru nakiriye nuko ashobora kuba yamaze kuba yakitaba Imana mu buryo butoroshye habe na gato. Mu minsi yashize nagiye mbona benshi babigarukaho ndavuga ati ndaza kubanza nshishoze nohoze gusa mu makuru nakiriye mu minsi yashize nuko yari yafashwe yafunzwe kugeza amaginga ngayo kabiri kuvuga ko ashobora kuba yagiye yitaba Imana mu buryo bukomeye cyane. Nyamuneka ibi bintu situzi ese birerekeza he ese biravaye bikagane n'ubundi mu buryo butoroshye habe na gato kugeza amaginga ngaya iby'urupfu rw'uyu mugabo ukomeje kugenda rura n'ugwandwa n'ubundi mu buryo butoroshye habe na gato. Hari amakuru twumvishe mu minsi yatambutse ivuga ngo yafunzwe yafashwe yafunzwe andi ngo yapfuye none kugeza amagingo angamwe mu makuru nakiriye aturuka muri South Africa cyangwa se muri Afrika y'Epfo kwa Perezida Cyril Ramaphosa amakuru aje avuga yuko uyu mugabo yitabye Imana mu buryo toroshye habe na gato ndetse kugeza amagingo angaya ngo hakiri kwegeranywa neza ibimenyetso bigaragaza neza ko uyu mugabo yitabye Imana kugira ngo umuryango wiwe ugiye kuba wamufata n'ubundi mu buryo toroshye habe na gato cyangwa se kugira ngo aze kuba yakoherezwa umuryango we mu buryo bukomeye cyane. Tugiye kumva gato amagambo cyangwa se amajwi y'uwo bita General James Kabarebe yavuze ari kugaruka kuri uyu mugabo mu minsi yatambutse nagaru uyu munsi byabaye recent to me very carefully ni mu minsi yatambutse ariko giye kumvaho gatoya kugira ngo nze kuza kubona uburyo kibasobanura iby'uyu mugabo ndetse n'ibikorwa agiye akora bitari byizabe na gato kuri leta y'igihugu cy'u Rwanda. Mwereje ikaze rero nimba rugamba bisanzwe no ngaha kanda subscribe please. First of all kanda subscribe fungura kazogera kugira amakuru yacu yose agiye atandukanye azajye akogera gatanu kuri gatanu ubundi nkuko ubyifuza kandi kuri like wandike muri comment section ijambo tukotana kwa 5 ubundi ushyiremo imitima myinshi cyane kugira ngo umunsi ku munsi ngenda ngogezo idoni dakandukanye ngende imita Irene nkuhereje ikaze umva ayo majwi ngaruka nkuhereza idoni dakandukanye kuri amakuru y'uyu mugabo n'ubundi muri rusange. Ariko mbere yuko mvuga kuri ku mutwe witwa RNC reka mbanze mvuge kuri Kayumba Nyamwasa mwumva Kayumba Nyamwasa ni iki? Kayumba Nyamwasa niba hari umuntu w'umuhemu ubaho ubuhemu murabuzi niba hari umuntu w'umuhemu ubaho watangaho urugero rw'ubuhemu ni Kayumba Nyamwasa kubera ko Kayumba Nyamwasa icyo yabaye cyo mu ngabo za RPA yarakigizwe ntabwo yakigize nta n'igitangaza yakoze mu ngabo za RPA n'urugamba rwo kubohora igihugu cyacu yavuga na kimwe ati nakoze aka kantu aha naha ku buryo nagahemberwa nta na kimwe afite yavuga ahubwo yagiriwe neza igihe cyose hari ukuntu umuntu agira amahirwe mu bihe bitandukanye bitewe n'ibihe uko biteye akagira amahirwe akagendera ku bandi agahabwa akagirwa icyo ari cyo ariko iyo ari umunyabwenge buke iyo ari umuhemu mu buzima bwe iyo nta burere agira iyo ari umunyamusozi ibyo byose abipfusha ubusa. Kayumba ni umuhemu reka mbatangire ngiye uko muzi. Kayumba ajya kujya mu gisirikare cya Uganda kinyeshyamba za Uganda za Museveni 85 nige wamujyanye twariganaga muri university ari imbere yanjye imyaka 2 jewe njya mu ishyamba nkora training muza guhabwa mission yo kugaruka kugira ibyo nkora mu mujyi wa Kampala akazi ka gisirikare murakazi ngarutse kubera ko Kayumba nari muzi n'abandi twiganaga nk'umunyarwanda arambona abona nagarutse kuko yari yazi ko nagiye. Ubwo Kayumba we yari yaramaze gushaka ibipapuro byo kuzajya gukora muri Afrique du Sud. Afrique du Sud icyo gihe bwari ubutegetsi bwa apartheid bw'abazungu niho yashakaga kujya gukora yabonye n'impapuro ashaka kugenda abonye ko twagiye mu ishyamba tukagaruka
ati ndacikanywe, ati burya ibi bintu ejo byazavamo ikintu, ansaba kumutwara. Kayumba ndamutwara amugeza mu ishyamba kwa Museveni 85, njye nari nagiyeyo mu mpera z'84. Noneho Kayumba agarutse tumaze kubohora igihugu cya Uganda, urumva yari private usanzwe nk'abandi, ariko nyina yarangije lisansi ari umuroyi. Icyo gihe buriya imitekerereze y'umuntu itangira kare, yegera abayobozi bakuru, akora shuguri, ibyo bita shuguri mu gisirikare. Baba mukubise kuba administrateur, assistant administrator mu province y'amajyaruguru ya Uganda yitwaga Gulu. Ubwo urumva abonye umwanya, arashuguritse kwa kundi buri gihe umuntu ashakisha ba bantu b'ibitekerezo bafitemo igo n'inyota yo kwihutira kugera ku bintu, abagezeyo. Akigerayo ubwo yari private, mu kanya gato ababonye udufaranga muri Uganda byarashobokaga, aragenda muri J1 agura akagarade ka Suriyetu, barakaguraga arakagura, akaguze ubwo barakabonye. Abandi twarapfiriye, twagiye kuri za kadete turahenya turapfa, umwaka n'igice dututubikana kuri kadete, abatanzania baducubuwa batumeye nabi kugira ngo uzabone ka Suriyetu. Ariko we aciye ubusamo kubera utwo dufaranga yabonye, ari administrateur, agura akagarade. Arangije kugura akagarade, yafite udufaranga agura akamodoka vuba cyane. Urumva abandi baratekereza gutaha, baratekereza kubohora igihugu, we already aragura akamodoka. Yajya kumanuka Gulu akamanukana insyo za zindi zisya uburo, zisya ibigori, akazikura agapakira ku kamodoka ke akaza akagurisha. Urumva ubusambo bwatangiye kera cyane. Ubwo abageze igihe cyo gushaka umugore, urumva wafite udufaranga, twebwe turacyaraho turarwana n'igisirikare, ashatse umugore. Ubwo ndabagereraho ubuhemu bwa Kayumba butangirira. Ashatse umugore, umunsi yashatse yakoze ubukwe, yashakishije uburyo bwose bushoboka ko hagira umusirikare mukuru uza kumuvugira ijambo mu bukwe. Ndibuka ubukwe yabukoreye ahantu hitwa Kitante ku mashuri. Arashakisha, aragerageza, atuma abantu bamwingingira His Excellency Perezida wacu, icyo gihe ari umusirikare mukuru mu ngabo, ngo aze kumuvugira ijambo mu bukwe. Ariko ni bya bindi byo gushaka ubukuru, byo gushaka ibyubahiro no kwereka abantu. Perezida yaraje, araza amuvugira ijambo mu bukwe. Ntabwo yagombaga kumuvugira ijambo mu bukwe, ntabwo byashobokaga. Nta naho bari bahuriye, ntaho bari baziranye, ntibari barabanye, ntibari baregeranye. His Excellency yari mu batangiye urugamba rwa Uganda mu basirikare 27 Museveni yajyanye nabo mu ishyamba. Kayumba ntaho bari baziranye, arashugurika ibintu bye byose mubona ko ari ubusamo. Ubwo ababonye ubusamo, abonye perezida, abonye His Excellency amuvugira ijambo. Ndamwibuka rwose ahagaze imbere amuvugira ijambo umunsi w'ubukwe. Ubundi mu bumuntu, mu bwitonzi, mu neza, umuntu nk'uwo waguhaye icyo cyubahiro, nawe ineza urayimwitura. Ariko Kayumba ni umuhemu, ubuhemu bwe butangira icyo gihe. Tugeze Kagitumba, urugamba rutangiye. Kayumba ntabwo yari mu basirikare bakoze igitangaza, ntaho yarwanye Gabiro, ntaho yarwanye Nyagatare, ntaho yarwanye Mimuri, nta muntu n'umwe wamubonye ku rugamba. Ariko ibyo abantu bavuga, yariho hariya mu marashi yanyuza Nyagatare ngo yibinka. Urumva hari akavuyo, murabyumva intambara nayo babwiye uko yari imeze, ko itari yoroshye. Muri ako kavuyo abandi ni inkomere, abandi bararwana bajya imbere, abandi bararaswa bajya muri za parike, aduya arabirukansa, we ari mu marashi aragira iki, ari ibinka.
twumvise ko yibaga intage barabimbwiye icyo gihe, kandi ngo akazijyana ahantu hitwa Masaka, akazipakira Masaka. Habagayo umugabo murengezi ngo witwa mwene wabo, yitwa ngo ni mwene wabo, ngo inka akazijyanayo. Inkuru yavuzwe iba ariyo. Aho His Excellency aziye mu byumweru 2 bya mbere by'intambara, yasanze ibintu bimeze nabi, abantu ntabo. Nubwo tuvuga ko twateye tuvuye mu ngabo n'iki, abantu bafite capacities bari ntabo, ntabari bahari. His Excellency ngira ngo bahura gutyo, aramwibuka ko wenda yamutahibukwe ko yabaga mu majyaruguru ya Uganda, amugira umukuru w'iperereza. Ntabwo nzi uko byagenze, ariko nagiye kumva numva yabaye umukuru w'iperereza. Icyo ngicyo gusa ubwacyo mu bantu bari bahari bandi bose, kuba ari we His Excellency yahisemo akamugira umukuru w'iperereza muri RPA, nabwo bwabyo yakabimushimiye. Afite ubuhemu butangaje. Aba mukuru w'iperereza, ubwo kuba mukuru w'iperereza yari afite privilege abandi bose badafite. Yagombaga kujya aho ashatse, abandi uko barwana bagira gute, we yabaga ari aho ngaho, nta kintu na kimwe cyamushyiraga muri danger, nta na kimwe. Kayumba iyo His Excellency aza kubikora nk'uko yabikoraga abandi, akamubwira ati mushyize muri iyi mobile, genda ujye kuba OC, genda ujye kuba platoon commander, cyangwa se genda ujye gukora, ujye kurwana. Uwo munsi Kayumba uko muzi yari gutoroka urugamba akagenda, n'ikimenyimenyi mu matariki 25, tariki 25 z'ukwezi kwa 10, nari ahantu hitwa Nyamiyonga, ahantu habaga ranche militaire. Uko ingabo zahungaga niho twese abenshi twahuriye. Kayumba yaraje icyo gihe, ndibuka na General Charles Kayunga yaraje arahansanga. Noneho Kayumba hadusanze, ndi kumwe na Kayunga, mbona Kayumba yakanuye amaso, mbona amaso yamuvuye mu mutwe, mbona afite ubwoba. Noneho mu mvugo yatubwiraga, atangira kutubwira ko intambara yananiranye, atangira gusa n'utubwira ngo tube twasubira Uganda duhunge. Ibyo bwanjye yarambajije niba ibipapuro byanjye nkibifite by'amashuri. Jye na Kayumba turarebana turaseka, turamubwira tuti Kayumba, iyi ntambara izarwanwa, tuzayirwana kandi tuzatsinda. Ibi ni ibibazo bisanzwe bihari by'intambara, ntabwo twebwe dushobora gutekereza guhunga. Ariko yabaye nk'utubwira ngo tugende, ngo dusubire inyuma duhunge, twambuke umupaka dusubire Uganda. Icyo kintu ntabwo nzakibagirwa. Yahahamutse ameze nabi. Ubwo bari bataramuha uwo mwanya w'ubukuru bw'iperereza muri RPA. Bamaze kumuha umwanya w'ubukuru bw'iperereza, arashikama, arakomera, abigitangaza. Noneho agira patriotism iruta y'abandi, atangira kwerekana ko ari we ukomeye. Kandi ubwo yari mu nzira zo guhunga, zo gutoroka. 9 kuri Noheli, ku itariki 25, ahantu hitwa Kanyentanga muri Kiyombe, FAR yari yatugabyeho ibitero bikomeye cyane. Abitwa ba Colonel Zungize bazanye za Savent 120, agashyira nka 128, akaducucuma ahantu mu ntoke za Kiyombe aho ngaho. Indege iki FAR tumereye nabi. Hari abasirikare bakuru, burya mbabwira iby'urugamba nihuse, ntabwo nagiye mu magitaye, ni byinshi cyane. Byagezeho abasirikare bamwe bakuru bicara babwira nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ari we wari uyoboye urugamba, baramubwira Kayumba ari muri abo ngabo. Baramubwira ngo dusaba Ubugande budutiza ahantu muri Moroto ni ku mupaka aho Uganda irangirira mu majyaruguru, ku mupaka wayo na Kenya na Ethiopia na South Sudan. Ngo badutize kidepo muri parike
ngo dusubireyo dukore reorganization, ariko mu by'ukuri yari amayeri bumvaga bashinzwe, yari amayeri yo guhunga urugamba. Kayumba yari mu ba mbere basabye His Excellency ko Uganda yasabwa kudutiza kidepo ku mupaka wayo na South Sudan na Kenya, ngo duhungireyo tujya gukora yoga tuzabe tugaruka. Ntawe Kayumba ntiyari kuzagaruka, barabeshyaga, batinyaga urugamba. Aho niho nyakubahwa Perezida wa Repubulika yafatiye icyemezo cyo kudukura aho ngaho atujyana mu Birunga. Nibwo twagiye tujya mu Birunga. Ni nabwo ku itariki ya 23 z'ukwa mbere yagabaga igitero cyo gutera Ruhengeri no gufungura abanyururu hano muri Ruhengeri. Ubwo Kayumba uko intambara yagendaga byaba ari byiza akaba mwiza, byaba bikomeye agahinduka. Twaje kugera 1994 amasezerano ya Arusha amaze gusinywa. Amasezerano ya Arusha amaze gusinywa byavugaga ko tugomba kuvanga na FAR. RPF ikavanga 40%, FAR 60%. RPF yari yarabyemeye. Duhindura amagrade kuyakura mu yagorira ya kinyeshyamba tuyashyira mu ya za leta ya convention. Nyuma bigaragaye ko dushobora kuvanga ingabo, hari abantu bake bamwe bavugaga ko bo badashobora kuvanga. Of course barabyumvaga ngo nituvanga FAR izadutsinda mu bigo itwice 40% kuri 60% batubazatwica. Abandi ibyo biganiro twarabiganiraga ku Murindi, twarabiganiraga na Alex Kagame. Ndibuka tubigana na Alex Kagame, twebwe tuvuga tuti nibavanga natwe tuzavanga, afanda hazagwa natwe tuzagwaho, tuzajyana nawe. Kayumba yari mu bantu wabonaga bavuga ko badashaka kuvanga, ko ahubwo bareka abantu bamwe bakihitiramo abafite icyo bazakora ntibajye mu gisirikare. Kayumba nibyo byari ibitekerezo bye, kimwe n'abandi. Abandi simbavuga kuko bamwe baracyana hari bari mu ngabo, ariko kubera ubwoba abasirikare bandi bo ntacyo byari babwiye, ariko abo bakuru. Nyuma uko byagendaga ibiganiro by'imishyikirano biza kugaragara ko hari imyanya izatanga. Bavuga ko RPA izafata umwanya wa gendarmerie, igafata n'umwanya wa chef d'état-major wa armée adjoint député, igafata n'umwanya wa député w'abajepe, igafata n'ibindi bigo gutyo sinibuka neza. No muri defense na defense. Noneho muri icyo gihe nibwo His Excellency yatangaga promotions aha abantu amagrade. Kayumba yisanga mu bakoloneli full canon, kandi niwe uza amategeko. Noneho aza kubimenya ko ari we bazagira uwa gendarmerie, ari we FPR izatanga uwa gendarmerie. Cya gitekerezo cyo kuvuga ngo we ntazaza mu gisirikare arongera kivaho asubiraho, kubera ko azi ko agiye kuba chef d'état-major wa gendarmerie. Murumva ko ibyo buri gihe byabaga ari imibare, ibyo buri gihe yabaga ari imibare, ikimwaranja ikimugira mukuru akaba ari cyo yihutira. Ibyo ndabyibuka neza, amaze kubwirwa ko ashobora kuba chef d'état-major wa gendarmerie kuko ari umwanya wa FPR, yarongera arabyimba bigitangaza. Ariko bundi iyo tuvanga gusa bakavuga ngo baramushyira muri batayo Huye, yari kwiruka, ntabyo ari kujya. Yari yavuze ko we yajya mu batari buvangwe mu ngabo. So murabyumva ko we n'ukwireba ntareba abandi. Buriya muri urugamba rwose rwo twarwanye harimo abantu bakeya. Iyo tuvuga ubwitange bwa RPA, gukunda igihugu, kwitanga, ntabwo abantu baritangaga, ariko ntabwo haburamo abikundaga.
ntaburagamo ibisambo, nabo ngabo mubona n'ubundi bari bibigarasha bari hanze. Of course birumvikana Kayumba aje intambara irangiye mu guhagarika jenoside yabaye deputy chief of staff wa gendarmerie, sibyo? Noneho ubwo ababonye umwanya ukomeye, arakomera pe, arakomera. Noneho aza no kuba ngira ngo chief of staff wa gendarmerie. Ibyo byose mvuga ni neza, ntabwo yabyigiraga, sinuko hari habuze abandi babikora. Ni neza yagirirwaga, ni neza yagirirwaga. His Excellency we yatarakujugunya nta kibazo, aguma guha umwanya. Ariko abantu b'ibicucu b'ubwenge buke ntibaba babibona ko we abayubaka system. Of course niba azi inenge za Kayumba akamugira chief of staff wa gendarmerie, akaza no kumugira chief of staff w'ingabo, bo bayoberwaga ko ahubwo arimo ategura leadership y'ingabo, ko bimuha umwanya kugira ngo ategure leadership. Si uko atabagazi inenge zabo, ariko inenge muri leadership hari igihe ushobora kuzemera kugira ngo zigufashe gukemura ibindi bibazo. Nta kamara wari uhari muri RPA, nta kamara n'umwe wari, nta n'utashoboraga gusimbura, kandi akazi kagakomeza kagakorwa. Nta n'igitangaza cyarimo cya kamanda muri RPA. Nababwiye ko decisions zose kuva twagira bya byago kugeza duhagarika jenoside n'uyu munsi, decisions zose zifatwa n'umukuru w'ingabo, n'umugabo w'ikiringa w'ingabo, niwe uvuga ati iki. Abandi bose basimburwa kandi ntagire n'igihungabana. Kayumba rero ni ndashima, ni umuhemu uturuka ku bunyamusozi n'uburere bukeya no kwikunda. Niyo mpamvu 94 95 jenoside Mirambo ikiri mu mujyi, Kayumba we yari mu bintu mu mazu, arubaka amafamu. Nyagatare yose, Umutara wose yafashe, uze gufata ahantu haruta akarere ka Musanze na Nyabihu muri uru Rwanda. Mu kanya gato yagejeje ibihumbi 2 n'ubwo Kayumba. Ni ibyo ngibyo abashakisha icyo yapfuye na system yacu, ngo yapfuye na perezida se wapfa iki nawe? Perezida icyo wapfa nawe ni ugukora amanyanga, nta kindi ni ugukora amanyanga. Hari amanyanga, hari yakwemera igihe gitoya akurwaza, ariko hari limiti yaho atakwemera. Kayumba rero yageze kuri limiti, biba biranze nyine. 2001 hari intambara y'igicengezi hano, murayizi, hari intambara y'igicengezi. Kayumba ubwo yaratinze kubwa, urumva ko yaramaze kubona byinshi, yaramaze kubona chief of staff wa gendarmerie, amaze kubona chef d'état major w'ingabo. Ubwo igoye cyangwa se inyota n'ubusambo, igifu cyari kitaruzura, ashaka ibindi. 2001 yipangira kose atabwiye perezida, akoranye n'umuzungukazi wari ushinzwe ububanyi n'amahanga mu Bwongereza. Yipangira kose chef d'état major w'ingabo, yipangira kose. Hari umusirikare wipangira kose, yipangira kose, abifashijwemo n'uwo muzungukazi, abifashijwemo n'igihugu cy'abaturanyi. Dore ko buri munsi nageze aho mba deputy we, mbajuwe deputy chief of staff. Buri munsi akambwira ko yavuganye na perezida w'igihugu cy'igituranyi. Nkambaza, ariko uzi kuri chief of staff w'ingabo z'igihugu, wowe ushobora kuvugana na perezida w'ikindi gihugu uri chief of staff w'ingabo z'igihugu? Kamanda ni chief wahari, ukamucaho ukavugana na komanda chief w'ingabo z'ikindi gihugu mukavugana? Ati biba bizwi. Urumva iyo umuntu ari mukuru akakubwira ati biba bizwi, ubwo uhita wumva ko nyine hari icyo babiziho, nkicecekera. Ariko nkabona ko bitari proper, bitari byo kuba umukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda yavugana n'umuperezida w'ikindi gihugu cy'igituranyi, noneho utazi n'ibyo bavuganye. Ariko nyine akatubeshya ati ni ibintu byari bizwi. Ubwo urumva ko hari icyo yashakaga. Icyo gihe agiye 2001 agiye
kujya muri iyo kosi yashugurikanye n'uwo muzungukazi w'ububanyi n'amahanga, jye nari hano mu majyaruguru muri aka karere, muri ubu burere, Rubavu, Nyabihu, Musanze, ndwana n'abacengezi, ari nabwo twabarangije bwa nyuma dufata ababemera n'abandi bose. Kayumba ari muri leta majoro arampamagara ati ngwino usigare mu biro, ati ngwino usigare mu biro, ati kuko jyewe ejo nzagenda njya kwiga. Azajya kwiga. Ntariko se Kayumba, ntubu koko usize igihugu cyatewe uri chef d'état major ugiye kwiga? Ibyo ujya kwiga ni biki? Ati oje musibye ngibyo byihorere. Aturibaza ko intambara zo mu Rwanda zizarangira. Ati wibaza ko ari wowe uzarangiza intambara zo mu Rwanda? Ambwira gutyo. Ndambwira ntoke ibyo ari byo byose je ntabwo ndi buze. Ntabwo ndi buze muri leta major ushaka usigira jewe ndaguma hano ndwana n'abacengezi. Yafashe inzira aragenda agera mu Bwongereza. Ibyo yakoze mu Bwongereza, inama yakoreraga mu Bufaransa, abavaga mu gihugu cy'abaturanyi bajya kumureba bagakorana inama, ibyo byose byaganishaga aho we yari amaze kugera. Uko yagendaga azamuka na ya nyota, of course inyota y'ubucucu, kuko ntiyarazi ibyo arwana nabyo. Ararangiza kwiga mu Bwongereza aragaruka. Agarutse asaga agenda chef d'état major general, nta hakigiye, ariko nyakubahwa perezida wa repubulika amukora SG wa NISS, mukuru w'iperereza mu gihugu hose. Urumva aracyamujya gute? Aracyamurwariza, aracyarwaza ngo arebe ko hari ikizavamo, cyangwa se ko ikibyimba kizameneka, atirengagije ko yipangiye kose. Nibyo navugaga nti niba hari umuntu w'umuhemu ubaho twari twanabona muri iyi system ni Kayumba, kuko n'abandi bose bapinze nta wabonye nk'ibyo Kayumba yabonye, n'abari uyu munsi nta urabigezaho. Agezaho ubwa NSS abuvaho abambasaderi mu Buhinde. Ubwo kuba ambasaderi mu Buhinde kubwe yarageze ahangaha akajya kuba ambasaderi, ubwo we ni nkaho yarakajwe, yivumbuye ibintu byacitse, yasuzuguritse se ubundi icyo yagezeho Kayumba yakoze muri izi ntambara niki. Hari abasore bajya badusetsa, yigeze ari chef d'état major 9 na 7 turwana na Exfari cya gihe cya Kongo ya mbere muri za Warikare Hombo. Yagiye kujya ku rugamba kureba, agize ibyago hageze akubitana na haduyi n'indege za Mobutu zaje. Yumvise ngo akadege aravumbuka yikubita mu rufunzo, ariko ntiwari uhararetse. Ni Siza wari uhari, Siza wari uhari, ni Bamubaraka. Ngo yikubita mu gifunzo, abasirikare nibo bamujanguyeyo. Ako niko gatendo gakomeye cyane mu rugamba rwose rwo kubohora igihugu Kayumba yakoze. Niko gatendo gakomeye ku rugamba rwo kubohora igihugu Kayumba yavuga ati niho nakoze ikintu kigaragara. Yumvise indege ya Mobutu ihinze, abandi basirikare bari aho ngaho barwana na Exfar, Kayumba aravumbuka yitura mu bihuru mu rufunzo, abasirikare bamujandurayo. Mushatse aba escort we bariho bagomba kuba babizi. Iyo yaje ari inkuru ariko bakabitubwira bacecetse, kuko yari akiri mukuru, bakabivuga gahoro kugira ngo atabahitana. So Kayumba rero aha aviriye mu Buhinde, agereye mu Buhinde nibwo yaje gushudikana n'umugore wari ambasaderi w'igihugu yaje guhungiramo n'ubakirimo. Barashudika, bamaze gushudika barumvikana, nibwo uwitwa Karegeya nawe wari warahunze yari yaragiye muri icyo gihugu. Ubwo Kayumba baza guhura, bapanga uko noneho bagiye kurwanya igihugu cy'u Rwanda. Aragenda ajya South Africa, ajya muri icyo gihugu.
n'ubu ni hwari twumva ko yararashwe ngo isasu n'ubu riracyahagamye hano ku rutirigongo, ibindi sinzi ariko nuko nguko isasu riracyahagamye ku rutirigongo, nta buja, aricaye ahantu aragaburirwa, ari mu nzu ngo arapanga urugamba, ngo arapanga intambara. Icya mbere, Kayumba azi neza ko atashobora na gato kurwana na RDF, azi neza ko atashobora na gato guhangara His Excellency ku rugamba, ibi byose arabizi. Ariko icyo akora ni indaye ahahira, arahahira indaye, arahahira indaye, kubera ko gushyiraho iki cyitwa ngo ni RNC ukabeshya abanyarwanda bagatanga abana babo, ngaho arakura abana Mozambique, arakura abana Zambia, aba bahungiyeyo 94, arakura abana za Malawi, arakura abana za Nyakivara na Shungerezi, arakura abana hano ngo za Mpororo muri Uganda, arakura abana ntuza za Mubende, za Kiboga muri Uganda, agenda akusanya ababeshya ko ategura intambara yahe. Kayumba ntashobora kurwana n'umunsi n'umwe, ntiyapanga. Kumenya ko ari umuswa Kayumba, umuntu ubana na His Excellency y'imyaka yose, ukaba utagira n'ubwenge bushobora